turakwitabye karame nyagasani kuko duhamagaye ku neza yawe. Karame karame nyagasani, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya kane cy'igisibo, tariki 4 Mata 2025. Dutegure imitima yacu, aha niho tujye guhurira n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 2, umurongo wa 1 n'uwa 12 kugeza kwa 22. Abagome mu bitekerezo byabo bifutamye barabwirana bati, twibasira intungane kuko itubangamiye, ikarwanya ibikorwa byacu, ikadushinja ko twarenze amategeko, tugahemukira umuco mwiza badutoje. Yirata ko ifitemo ubumenyi bw'Imana, ikaniyita umwana wa Nyagasani. Ntituza kutugayira ibitekerezo no kwirabukwa byonyine biratubangamiye, kuko imibereho yayo idasa n'iy'abandi, imyifatire yayo ikaba idasanzwe. Yibona turi nk'ikintu cyataye ibara, ikitaza inzira zacu nk'aho zuzuye imyanda. Itangaza ko amaherezo y'intungane ari amahirwe, ikirata ko ifite Imana nk'umubyeyi. Nimureke turebe niba ibyo uvuga ari ukuri, niba intungane ari umwana w'Imana koko, izayitabara iyigobotore mu nzara z'abanzi bayo. Tuyigeragereshe ibitutsi n'ibitotezo kugira ngo tumenye ubwiyumanganye bwayo, turebe n'ubwihangane bwayo. Nimureke tuyitange yicwe uruteye isoni, kuko icyo gihe Imana izayihagararaho dukurikije nanone uko ibyivugira. Nguko batekereza nyamara barayoba, ubugome bwabo bwabagize impumyi. Ntibamenya amabanga y'umugambi w'Imana, ntibanazi ikuzo rizigamiwe abakeye ku mutima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 34. Uhoraho aba hafi y'abafite umutima washengutse. Uhoraho ashyamira n'abagira nabi kugira ngo azimanganye ku isi icyatuma babibuka. Intungane ziratabaza Uhoraho akazumva, maze akazikiza amagorwa yazo yose. Uhoraho aba hafi y'abafite umutima washengutse, akaramira abafite umutima wihebye. Intungane igira ibyago byinshi, ariko buri gihe Uhoraho akabiyikiza. Arinda umubiri wayo wose, ntihagire igufwa ryayo na rimwe rivunika. Uhoraho arengera amagara y'abayoboke be, kandi nta n'umwe mumuhungiraho uzahabwa igihano. Uhoraho aba hafi y'abafite umutima washengutse. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 7, umurongo wa 2 n'umurongo wa 10, wa 14 no 25 kugeza kwa 30. Muri icyo gihe umunsi mukuru w'Abayahudi witwa w'ingando ukaba wegereje. Abavandimwe be bamaze kugenda bajya mu munsi mukuru, Yezu nawe ajyayo, atari ku mugaragaro ahubwo nka rwihishwa. Umunsi mukuru ugeze hafi, Yezu ajya mu ngoro arigisha. Bamwe mu batuye Yerusalemu baravuga bati, uriya si wa wundi bahigaga bashaka kumwica? Nyamara dore aravugira mu ruhame ntacyo bavuga. Aho abategetsi bacu ntibamenye by'ukuri ko ari we Kristo. Ariko uyu tuzi aho akomoka. Naho Kristo naza ntawe uzamenya aho aturuka. Yezu yigishirizaga mu ngoro aranguriye ijwi ati, ni koko muranzi kandi muzi naho nkomoka. Icyakora sinaje ku bwanjye. Uwantumye niwe munyakuri. Uwo mwe ntimumuzi. Nge ndamuzi kuko ari we nkomokaho, kandi akaba ari we wantumye. Nibwo bashatse kumufata, ariko ntihagira n'umwe umukozaho n'urutoki, kuko igihe cye cyari kitaragera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyagasani, turagushimiye ko udutumiye aha ngaha kugira ngo twakire ijambo ryawe. Umugisha bagiye gukwakira bose. Tugutuye Nyagasani abihebye, kubera indwara, kubera ibibazo, kubera abo babana. Nyagasani wose ubakire, wongere ubagaruremo icyizere cyawe. Nyagasani, dugutuye abari kure yawe, batagishobora Nyagasani gukwegera. Abo bose Mana y'ukuri ubafashe, barangamira ineza yawe, ndahandi babone igisubizo usibye muri wowe, maze barusheho gutegereza ugushaka kwawe iminsi yose yo kubaho kwabo, barusheho gukurangamira wowe Mana nyakuri. Tubisabye ubwawe Yezu Kristo umwami wacu, amen. Bayoboke b'Imana, nimuhumure, Nyagasani ari kumwe natwe. Amasomo twateguriwe natwerekeza ku nzira y'ububabare Nyagasani yatangiye, aho tuza kumva cyane cyane Abayahudi n'abandi benshi bari muri uwo mugambi mubisha wo kumugira nabi, bari gushaka kumufata kugira ngo bagire gute bamwice.
ariko barasoza batubwira bati igihe cye cyari gitaragera, ntihagira utinyuka kugira icyo amukoraho kuko igihe cye cyari gitaragera. Niyo mpamvu natwe muri ano masomo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti isaha y'Imana. Isaha y'Imana yageze, ibintu bigenda neza. Isaha y'Imana yageze, isaha y'Imana ntiragera, nawe nuhura n'ibibazo ukabona utari kubisohoka uko bikwiye, ujye wivugira uti isaha y'Imana ntiragera. Nuhura n'umuntu agakunaniza, birashoboka ko isaha y'Imana itaragera. Nurwana n'ibintu ukabona utari gutsinda, unyuze mu nzira nziza, ariko ujye wicara mu cyumba uvuga uti birashoboka ko isaha y'Imana itaragera, kuko isaha y'Imana nigera bya bintu bizakemuka. Imana ifite igihe iza kuducungurira, yirakizi ngewe nawe, kubera ko dufite agatwe gatoya kadashobora kwakira ibintu byose uko byakabaye. Reka dutegereze isaha y'Imana. Birashoboka ko isaha y'Imana itaragera gute? Itaragera. Hari imvugo nziza igira iti Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais absent, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana nta na rimwe ishobora gusiba, nta na rimwe ishobora gukerererwa, nta na rimwe ishobora gusinzira. Ahubwo twebwe abantu nitwe dukerererwa, nitwe dusiba, tukanasiba n'ikiza cy'Imana, nitwe dukerererwa tugakerererwa imbere y'Imana, nitwe dukerererwa tukivumbura tukivumbika, bikaza kurangira nyine twarambiwe tukarambika byose. Uko niko twebwe abantu duteye. Nawe undi ku Mana nosiyo zo gukererwa, gusinzira, kurangara ntago zibaye, ahubwo zibaye muri twebwe abantu nyine, kuko ni twebwe nyine dufite ikibazo kiremereye. Rero nawe nuhura n'ibibazo byinshi, ntukagenge Imana yagutereranye, nuko isaha y'Imana itaragera. Turaza kubona ubwoko bubiri bw'isaha y'Imana. Isaha y'Imana ku bagome, abagomera Imana, ko birangira nyine bagiye habona. Ni isaha y'Imana ku bagira neza, intungane, birangira nanone Imana ibagoroye, ibagororeye. Twumvise mu isomo rya mbere yo mu gitabo cy'ubuhanga uburyo abapfayo ngo batekereza, abatari abahanga. Umuhanga muri Bibiliya nuwerekeza Imana, nukora neza, nuvuga Imana neza. Naho igicucu l'insensé ni umuntu wese utuka Imana, ni umuntu wese uri kugenda yibasira intungane, yibasira Imana. Turumva muri iri somo abari kwibasira intungane ati ejo n'ejo tutazaturega, ngo abagome mu bitekerezo byabo bifutamye ngo barabwirana bati kwibasira intungane kuko itubangamiye, ikarwanya ibikorwa byacu kandi kanadushinja, n'ibindi byinshi cyane bagiye barondora kwibasira intungane. Ibyo byose rero inzira y'abagome birangira baguye. Yamvuga igira iti amaherezo kuri kuzatsinda, kandi ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Nanjye nawe kongera turebe inzira zacu, ese zigana ku Mana cyangwa n'inzira zigenda zigizajya, bikaza kurangira turi gushinja abandi ibinyoma, turi kuvuga abandi nabi, turi kwibasira abandi atatamvumbura, tugahisha amafuti yacu, aturiya ntavumbura ko ndi umunyamafuti. Biraza kurangira anshyize ahabona, nuko tukibasira bagenzi bacu kugira ngo amakosa yacu turusheho kugenda tuyakikira, turusheho kugenda duhisha ubugome bwacu, tukibasira intungane. Nibyo twumvise umuririmbyi wa Zaburi aduhumuriza ati Uhoraho aba hafi afite umutima washengutse. Amen. N'igihe cyose watereranywe, n'igihe cyose bari kukuvuga nabi, Imana iri kumwe nawe. Nabyo Evanjili umunsi yaje tubwira Yezu Kristo umunyakuri, uri kuvuga iby'ukuri ariko ntibamwumve. Yezu Kristo ahera mu gitondo akagera ku mugoroba bari kwisobanura, ariko abari kubwira bari kumupinga, bari gusobanya. Yezu Kristo ahera mu gitondo ari kuvugira Imana, ariko hagati aho hari abandi bari kumuvuguruza, bamucura imigambi mibisha ukuntu bagiye kumufatisha bakamugira nabi. Ariko isaha y'Imana ntiragera, igihe cye cyari kitaragera. Igihe cya Yezu ni kihe? Igihe cya Yezu ni igihe cyo kuducungura. Mbere na mbere ni ya saha yo kuwa gatanu mutagatifu, isaha ya saa 9, aho Imana dupfiriye, aho Yezu Kristo yadupfiriye kugira ngo aducungure. Iyo saha rero ntiragera, ni ugutegereza. Nawe nuhura n'ibibazo bitoteza agahinda, ntugahite wiheba, ntukihe utarapfa, kuko isaha y'Imana itaragera. Yezu ntaraza, Yezu yaraje, ariko ari kureba ahantu yanyura bataza kumufata, bica kugirira neza. Nubona Yezu yatinze kubyumva, wowe ntuzacike intege, kuko Yezu arahari, nuko utamubona. Arahari, ari kugenda ashakisha amayeri yose yo kugukiza, yo kugira ngo ugende neza. Ari gushaka guca kuri wa mugome nawe utakoroheye, ari gushaka kureba uburyo yanyura ibumoso n'iburyo hose, ari gushakisha inzira. Niba rero uri mu kaga, uri mu bibazo,
Yezu aracyashakisha inzira kugira ngo aze kugutabara, aze kugukiza. Isaha y'Imana ntiragera. Yezu araza agasanga hari abagome bitambitse aho ngaho, umwe afite inkota, undi afite ubuhiri, undi afite inkoni, undi afite icyuma. Yezu agashakisha ahantu hose yanyura kugira ngo aze kukurengera, akurenganure. Tegereza rero, Yezu aracyabirimo. Yezu akubereye muri dosiye, hasigaye kumwizera ukamwiringira, kuko ntawe umwiringira ukozwa n'isoni. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu karere kamwe, ngo hari harimo igisambo cyahogoje ibintu. Nuko abaturage bo muri ako karere bagahora bivovota ukuntu uwo mugabo yabazengereje, umugabo w'igisambo. Bakabura ihene, bakabura n'ibiziriko byazo, bakabura inka, amatungo, byose neza neza. Uwo mugabo abera ikigusha abari bari muri ako gace. Nuko ikibwe cyose bakajya gushakira kuri wa mugabo, ntumbaze niba barakibonaga. Nuko abaturage bo muri ako karere neza bacika intege, bagahora bibaza ukuntu uwo mugabo azabava mu maso. Igihe cyaje kugeraho uyu mugabo bose bamuha akato, ako karere ako gace bamuha akato. Aho yinjiraga hose bagafunga ati cya gisambo ntigitwinjire mu nzu. Aho yahuraga naho mu nzira ati ntiduhuza amaso n'igisambo. Aho yajya gusaba akazi hose igisambo ntabwo dukorana. Nuko bamuha akato, ntihagire yongera kumwakira hatataza kwikurira ibyago. Wabona mpagaranye n'iki gisambo yajya ngo nayo ni igisambo, bya bindi yuko nyine ugenda n'igisambo nawe uhinduka igisambo. Bamuha akato muri ako karere hose. Igihe cyaje kuyo noneho rurangiza, ngo umugore ngo wari wiviriye kuri banke avuye kubikuza amafaranga, ngo yari amadolari 10,000, ngo bizana mu gakapu. Nuko ngo agiye kubyuka mu gitondo bayibye. Ndahandi bari gushakira ni kwa wa mugabo. Wa mugore ajya mu rukiko ashora urubanza. Nuko n'ikimenyetso baza gusanga hari akajaketi ka wa mugabo kasigaye mu rugo rwa wa mugore, n'ikimenyetso cy'uko aya mafaranga kagakapu ariho gatwaye. Kare karimo amafaranga yose, uruboho rw'amafaranga. Nuko bageze mu rukiko, abashinjaga wa mugabo n'ibimenyetso byinshi cyane bifatika barabibona pe. Wa mugabo igihe kiza kugera, urukiko baza kumukatira. Urukiko ruza kwanzura ko uwo mugabo agomba kuriha ibintu byose byibwe muri ako karere, uhereye ku ntama, ingurube, ihene, inka, byose akabyishyura, akagarura ya mafaranga ko ari amadolari 10,000 byose akabigarurira wa mubyeyi. Hanyuma ibyo byose bakabiteza cyamunara, ari umugore n'abana be nabo bibisambo bose bakabateza cyamunara. Ibyo byose n'inzu yose bakayiteza cyamunara. Ubundi bakamufunga imyaka 5 bategereje ko bazamunyonga, ubundi akarangiza ubuzima kugira ngo umutekano uboneke muri ako karere. Nuko abari aho muri urwo rubanza bakoma amashyi kubera ko igisambo cyari cyarabazengereje. Mu gihe ngo batangiye kumushyiramo amapingu kugira ngo bajye kumufunga, bagiye kubona akana karaje kuri podium kari kwiruka, karimo gashakisha nyina. Ngo akana kari gafite agakapu, gahamagara nyina kati mama, badutumye agakapu ku ishuri, none nije mu cyumba cyawe naka gakapu mbonyemo gusa, ese uranyemera nkajyane ku ishuri? Nuko nyina mu gihe atarasubiza ko umwana ajyana agakapu ku ishuri, aba yatangiye gupika krize, kuko yagiye kuri ka gakapu abona hari ahantu akazi. Umucamanza aba yagasingiriye ka gakapu. Nibwo bapfunduye ka gakapu, basanga ka gakapu wa mubyeyi vugaga ko yibwe kari karimo amadolari 10, koko ya madolari aracyarimo ko yaravuye kuyabikuza. Nuko abari bari mu rukiko bose nyuma yo kubona ka gakapu wa mwana yarazanye ari ukwibeshya, ari ibyarwana neza bari bari mu rukiko bose bagwa mu kantu, bafatwa n'isoni n'ikimwanya kimesa 25. Wa mugore neza buri ahantu yarigitira, atangira kwibaza gutuka wa mwana ibyo amukoreye, uburyo azanye ako gakapu, uburyo kinguye icyuma agatinyuka akazana ako gakapu. Nuko abari bari mu rukiko urumva ko wa mugabo nta numwe ugeze amujya inyuma w'igisambo, bose bari bagiye ku ruhande rwa wa mugore. Ongera ukurura ifoto uburyo bagiye kugenda umwe bava kuri uyu mugore, ese baraza kujya noneho kuri uyu mugabo, biraza kugenda bite? Nuko bari aho mu rukiko bose bagwa mu kantu bibaza ibibaye. Ndoze kumbaza uburyo baza gufungura wa mugabo bakamukuramo amapingu ubundi bakamureka akagenda. Ndoze kumbaza uyu mugore uburyo nibaza guhondagura uyu mwana we
icyo aza gukorera uyu mwana umukorera ibintu bisharira nk'ibi ngibi. Ibyo ntuze guhita ubimbaza, ahubwo ndifuza kubanza kukubaza ikibazo. Ninde muri aba w'igisambo kurusha undi? Ninde ujya wiba muri aka karere? Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ibintu n'ibiri wa mubyeyi we. Bamwe isaha y'Imana ibitaragera kugira ngo bajye ku mugaragaro, abagome, ababeshyi, abambuzi, abashinja abandi binyoma. Igihe isaha y'Imana izagera, izagaragaza ukuri. Roho wa Nyagasani naza azagaragaza ukuri, agaragaze icyaho giherereye, agaragaze n'ububi bw'abantu. Aho niho roho y'Imana ari nyine. Kubera iki? Isaha y'Imana izaba yageze. Izagaragaza uwo muntu ujya wiba abandi, akiyibisha, agatuka abandi. Isaha y'Imana nigera, byose bizajya ku mugaragaro. Ujya wiba, uhemuke, wone, ukore nabi, uzirikana ko isaha y'Imana nigera, uzajya ku mugaragaro, uzajya kwitangazo. Bya bintu byose wahishe, bya bintu byose wabeshya abandi, birangire koko ugaragaye. Kuko ukuri guca mu ziko ntigushye. Isaha y'Imana none izagera bwa kabiri kuri abantu bakoze neza, badafite ubavuganira, badafite ubarengera, babandi bose twahaye akato, babandi bose twashinje ibisambo, ingegera, abasoresha, abanyabyaha, abandi bose tujya dushinja ibyaha, abandi bose tujya dutoteza. Igihe kizajya Nyagasani agiye gute abarengere kandi abarenganure, naho ureka undi. Nguko isaha y'Imana yageze, uzabona Nyagasani afunguye imiryango, imbohe zigasohoka, afunguye ibitaro, abari barembye bagakira, nuko kagaburira abashonje bakamererwa neza, kubera ko isaha y'Imana yageze. Nawe umukristo muvandimwe, nugera mu byago ukajya mu bitotezo bakagutuka, yabakandara no kugutuka ku babyeyi, nubona nta muntu uri gukurengera cyangwa kurenganure, uzamenye ko Yezu igihe isaha izagera azakurengera kandi agakurenganura. Isaha y'umukiro, ya saha y'impuhwe z'Imana, ya yindi bisambo bikirirwamo, bya bisambo byabaye murezo kumusa. Ya saha y'Imana nigera, nawe izakubabarira kabone ubwo warakoze nabi, kuko Imana iragukunda. Isaha y'Imana nigera, iza kugaragaza umererwe neza. Isaha y'Imana nigera, uzasubizwa icyubahiro cyawe, uzasubizwa ubutungane bwawe, uzasubizwa agaciro kawe. Isaha y'Imana nigera, Nyagasani w'ubwo uzakurengera kandi agakurenganura. Ahasigaye bamwe bazatahana ikimwaro, nawe utahana iki? Agaciro mu maso y'Imana. Mubyeyi, nturarengana, urubanza rwawe bakarunyweraho amazi neza neza, utazi uzakuburanira, nta mwavuko ufite. Ariko igihe cyagera ukabona Nyagasani agoboye utazi, umwana, uruhinja, umusazi, n'undi wese ushobora kuza atumwe n'Imana, ikimenyetso cy'Imana ntikizaba gito. Nyagasani afite ukuntu yateguye azagutambutsa, kuko isaha ye nigera yo kugutabara uzabona aje. Komeza wizere kandi umwiringire, uhoraho ntabwo ajya abeshya. Isaha ye yageze araza akagutabara, kuko aba yifuza ko nyine wamutegereza. Wihanganire utegereze, isaha y'Imana nigera uzabona bya bintu bigiye mu buryo, kuko uri kumwe n'Imana ntacyo ba. Komeza wizere Yezu Kristo. Yaba natwe twabagaho twiringiye Imana, twizeye Imana, aho kwizera abantu, aho kwizera abana b'abantu, kuko igihe n'igihe ushaka kugutamaza bakagutaba, kandi wowe uringiye ko ari bo baza kugutabara. Nyagasani akomeze kutugira neza, aho twagiye dutaba bagenzi bacu, aho twagiye dukora nabi, Imana iyo ituruzi ijye turengera iminsi yose. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Kola Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.